Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu bakora iyi rolled cake, ukuntu nayikoze yose. Ni cake yoroha nashaka kuyikorera mu rugo. So come with me and then nkwereke buri kintu n'uburyo nagikoresheje. Nakoresheje amagi ane. So nahise ntandukanya umweru n'umuhondo, mwese amaze kubimenyera uko tujya tubikora. Twashaka ko iza kuba flashier, ukuntu nyine iza kuza kuba imeze nka sponge. That's why dutandukanya umweru n'umuhondo plutôt. So muranyihanganira rero, muri kubyumva n'ukuntu ndi kuvuga. Nararwaye but abantu banjye rero mwumva kuza uko mwakoze subscribe, mwumva kwihanganira nkabakorera iyo video because muri ab'agaciro kuri njye, muri ab'ingenzi. So don't worry about my voice. Nagerageje uko nshoboye nuko nguko. Maze gutandukanya rero umuhondo ndetse n'umweru, nabishyize muri bowl ebyiri zitandukanye and then nahise mfata pima n'amavuta nari ngiye gukoresha. Niyo mavuta nakoresheje. Ushobora no gukoresha butter wameltinze cyangwa blue band, all the same. Murajya ninyihanganira ninjya mvuga mukumva biranze, nuko nguko nyine ndi kugerageza kugira ngo mbahereze voice over, kandi nyine pe namwe mujye mundeba ntabwo ntaba nakoze, ntabwo ntaba nagerageje. Kandi niba uri mushyashya hano please ukore subscribe and then tujye tubona muri video z'ubutaha. Nahise mfata rero ifarini nkeya nyivanga n'aya mavuta, nanjye nshyiramo na baking powder. Icyiza rero ni ugufata ariya mavuta ugahita ushyiramo uwo muhondo w'igi, ugashyiramo n'amata, ukabanza ugakora igipondo cyabyo. Ariko nyine nari nirwariye napfaga gukora nyine uko binjemo step by step, gusa nuko icy'ingenzi byavuyemo. Nahise rero nkora na ya muhondo nshyiramo amata. Bibaye byiza wafata ya mavuta ugasukamo umuhondo ukajya wasukamo amata. Ko nubikora gutya nabikoze nabikurikiranyije, iki gipondo kugikora bizakugora. Urumva rero iyo umuntu yarwaye mwagira n'ubwenge buba bwavuye ku murongo. Nabibonye nyuma ko nafashe ifarini nyisuka mu mavuta. That's why igikondo cyabaye nkaho kingora, but I managed. Nagerageje kubikora uko nshoboye nyine. Mbona bivuyemo, sinjye woroze mbona bivuyemo, ariko byari byananiye pe. Ndangije rero nahise mfata wa mweru nahubwiye kuwukubita nkoresheje iyi hand mixer and then ugakubita nyine ugakubita ugera ukubita amagi akaba fresh. Abantu bo kuri TikTok ngo ndabeshya ngo nta kuntu ngo wakubita amagi ngo kuriya ngo banashyizemo ibindi bintu. Nta bindi, ni umweru w'igihugu kubise kuriya wa fresh. Gutya mpamvu bibona. Nagiye nkubita rero ngenda nongeramo isukari. Hano niho tugenda dushyira isukari. Nakoresheje around ibiyiko 4 by'isukari, 4 cyangwa 3, ni 4 gutya ibyo nakoresheje. Nashakaga gukora akantu kihuse kandi ngakorera namwe nkabakorera video, kandi nanjye nkabona akantu ndi burye. That's why nyine nabikoze nyine ko hakundi bigura intege, ko hakundi nyine ko barwaye. Hano nahise nshyiramo rero agasukari ibiyiko, n'ari bintu nashyizemo ibiyiko niyo atari bimwe, n'ibiyiko 8. Nshobora nakoresheje ibiyiko 8 bose nagiye nongeramo, kandi twashaka keke yacu iza kuziryoshye. That's why. And then ikindi kintu ributse inyuma ntigeze nanashyiramo, ariko sinzi niba naje kuyishyiramo na vanilla. Buriya nari kuyishyira mwa kiriya gipondo cyagihe nari kubivanga na ya mata n'umuhondo, ariko umva ubwenge bwawe bwagiye pe ikindi butoki. Nakubise rero gutya kubera ko nta mbaraga nari nifitiye, nahise mugatereka ndekera aho ngaho. Ariko nyine bikubita kugeza ubwo iyo uwo mweru w'igitara ukiri kuraninga gutya
uraba wafashe nyine, ariko nta mbaraga nari mfite pe. Wowe nubikora uzakubite kugeza ubwo ufashe nyine cyane. And then ndangije mbishyiramo mbivanga na cya gipondo cya mbere, nuko nguko byari bimeze. Ukabivanga neza nyine gahoro gahoro, byo ntabwo bikubita cyane, ugenda uvanga gahoro gahoro. Hano ndabishimira abantu rero bakoze subscribe. So ikibura ni watching, ntabwo dufite watching aho pe, ntabwo mundeba, ntabwo musharinga video, even mujye munalikinga. Niba ubonye video ukayikunda please ugiye liking. Hano umuriro wari ugiye ariko wahise ugaruka again. Umuriro wahise ugaruka, ndakomeza ndakora nuko nguko. Hano rero niho nababwiye ati nibutsa ko nasizemo vanilla, ndangije nayishyiramo ndabivanga nyine, nuko nguko igipondo cyacu cyari kimeze. So uyu munsi rero nta bintu byo kwigora ngo turakoresha ama baking tray rwose, ntimungore nanjye simbagora. Nahise mfata iyi baking tray, ntabwo nageze mfata za foromo z'amakeke n'ibiki nshyiraho utuvuta, ndangije ndasiga. Sinashakaga ibintu byinshi gutya mu mutwe, nashakaga kuba ndi calme ntuje ndaho nyine, ndasigaho utuvuta and then tuhita dushyiraho ya baking and cyangwa parchment paper, and then hita tuyishyiraho. Noneho niho turi buze kwita dusuka igipondo cyacu. Ubona ko ibintu byari byoroshye kubikora, ariko njyewe uburyo nabikoze mu bwayi nyine, wowe nubikora uzashyiremo utumaniye. Ntabwo nari mfite uyu munsi, gusa ninkira ntabwo ariko I will try my best. Video ngiye kuzajya mbahereza voice over nyine izajya ibimeze ukuntu, muzajya munyihanganira kwa kuntu, kandi munasengere nyine nkire ngaruke dukore. Nahise nsukaho cya gipondo gutya, ndangije nyine urasukaho cyose ukagikoramo hariya, wanyuze ukagenda ugisanze neza ku buryo kuri baking tray yawe kijyaho hose kireshya nyine, kikajyaho hose kingana gutya. Ndi kugenda mbikora, muri kubona ukuntu kari smooth nyine, ukuntu kari kanoze neza, ukagenda nyine ushyiraho neza gutya. Kundi kubikora ariko nawe uzabikora. Noneho twari twahitinze ifuru, ntumuri kubibona kuri iyi furu iri kwaka, tuba twanje kuyihitingaho mbere. Noneho icyo ngiye gukora, ndahita mfata iki gipondo cyanjye ngishyire mu ifuru, baking iminota like 25 minutes at 1 kuri degrees Celsius 180, and then like between 25 and 30 minutes. So hano rero cyari kimaze kuba tayari. Hano keke yacu rero yari imaze kuboneka, yari imaze kuba tayari. Muri kubibona nuko nguko yari imeze, yahibeze neza. And then nagombaga ubundi gukora na creme ngasigamo hejuru, and then nkayiroringa nyine tugakora keke nziza. But nta mbaraga nari mfite pe, uko nabikoze nyine nahise mvuga ati no kuyikata, nagiye kuyikata yaho kandi kuko nta n'imbaraga yari ndifitiye. Rero icyo nakoze rero, nahise nkata utu two ku ruhande tutari twagiye kwiriya baking and cooking paper, kugira ngo ikoraho hano, kuko nari ngiye kuyiroringa. Roza iroringe igishyushye, ushyiraho na creme hejuru, urayihinduriza mare hagati, ushyiramo creme and then uyikate. Nzareba ukuntu iza imeze neza akora kwanjye. Nahise mfata rero iyindi urundi rupapuro, nirwo nari ngiye kuyiroringiraho, then mpita nyifata turayubika kugira ngo hano hafiteho iriya nani yo hejuru haze kuza kujya inyuma. Ndangije ndayubika, mpita nshishuraho kamwe ko hasi nyine. Uba ugomba kubikorera ahantu hasa neza, wahanaguye hameze neza rwose. Ndangije rero kuyiroringa,
nakoresheje rolling pin arakongera gatoya kadafite twa tunani udutwe, niko nakoresheje, niko ngiye kugenda nsunikisha. Nakaberetse ariko nikagiye muri kamera, niko ngenda nkaraga noneho iriya ikagenda yizinga. Rero iyo washyizemo creme ugashyiramo ama strawberry ugashyiramo iki, bigukorera nyine snack nziza ushobora gufata kuri dessert nyine nk'aho ufite nk'abashyitsi, urayidekora neza ikaza imeze neza. Hano rero nari nsoje ndangije nshyira kuri cutting board, nuko nguko keke yacu yari imeze. Iyi keke yari iryoshye cyane, nuko nyine yahuye nanjye urwaye biba gutyo. So niba ugeze hano rero video uyilikinge, comment, share ndetse unakore subscribe kugira tujye tubana. Hano ndi kubereka uko imeze imbere, nuko nguko yari imeze, kandi iba iri soft nyine, iba yoroshye ugereranyije na ziriya zindi. Hano ndi kuvuga mbereke abantu batayibonye neza, nuko nguko. Noneho iyo washyizemo creme hano hagati aba ari umweru, cyangwa bitewe n'ibara wakoresheje, ubona nyine ari keke iryoheye amaso. Muri kubibona ko iba iri soft, iba yoroshye kandi iba iryoshye rwose. Uzayigerageze mu rugo hanyuma utubwire uko wasanze imeze. Nise rero nkataho, and then I enjoyed my cake. So thank you for watching. See you in the next video. Like, share and comment, hanyuma tuzane muri izindi video z'ubutaha. Bye.